Let them come here, good, bad, bullshit, believer, champion, monster, conqueror, foray, the teacher, the preacher, connector, vibrator, Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the motivator, the extravaganza. I live the life I love and I love the life I live. The top shatter number one, Mr. Peter. Right now, ndi kumwe n'umutumirwa ukomeye. Ndi kumwe n'umutumirwa ukomeye, ndamuha introduction ntazo uburyo nanjye ndi bubivuge. Ariko turakwakiriye hano kuri Pira Films. Sante kabisa. Uyu munsi rero mbere yuko mbere icyo mvuga ndabanza hari ba Dekati bo mu nkambi. Ba Dekati bo mu nkambi kuri Instagram yitwa Nyabiheke Generation Family, ndatekereza turagusoje papa, ni umugabo mwiza kabisa, ari kugenda afasha abantu muri iyi minsi, agenda bapromotinga kandi abikora nta izindi nyungu ashaka. Turagushimiye rero iwe n'abandi benshi bakomeze kudusaba ko twazagutumira tukaganira, kuko nabonye muri commentaire abantu benshi baragukunda cyane kandi baba bagukumbuye. Aline wo muri Tennessee turagusoje, nawe yarakunsabye. Hari abandi benshi bo muri Tennessee bagiye banyandikira bambwira ati nzakuzane bakurebe bongere bumve ku ijwi ryawe. Rero uratangira twibwira amazina, se urubatse, uri ingaragu, hari n'abantu baba bafite iyerekwa hariya. Ubundi nitwa Mpumuro Mucerike, navukiye Nord Kivu aho bita Kirorirwe mu ishyamba, ahantu bita mu Rwimpundu. Rwimpundu n'amashyamba gusa urumva. Gusa Kirorirwe, yavuze Kirorirwe ni ahantu hagari. Hari Kirorirwe yabagamo abantu b'impunzi, ari n'ahandi hakurya nyine y'abakavukire baho mu ishyamba. Ndi ingaragu, ni umusore ushima Imana, ukundwa n'abantu kandi agakunda abantu. Ikindi ibintu byose tugerageza Imana tu. Haleluya. Buriya rero iyo winjiye gutyo, ubundi iyo utangiye kuvuga ku Mana uhita numva ko ibintu byose bihindutse, kuko njyewe niba hari ikintu nubaha, niba hari ikintu nkunda Imana, nubaha Imana. Nkunda n'abantu bakunda Imana uko waba usa kose, duhurije muri uwo murongo. Iyo duhuriye aho ngaho ibintu byose ibyo mfite nabiguha. Rero turagushimiye cyane, icya mbere kuko uri umukristo. Ako kantu amanota ya mbere arayatwaye. Haleluya. Amanota ya mbere arayatwaye. Rero batubwiye ngo uri ingaragu ariko ufite n'izindi nshingano. Ufite inshingano nyinshi hano mu nkambi. Reka mbivuge mbyeruye, uri umuyobozi w'urubyiruko, kandi urubyiruko dufite hano ni rwinshi. Ni rwinshi 7,000. Urumva nirwo rurenze ababyeyi, abantu bakuru. Ese ubona imyitwarire y'urubyiruko mu nkambi ya Nyabiheke muri iyi minsi imeze ite? Urabona ese bigenda neza nk'uko byakabaye bigenda? Ese urabona bimeze gute? Urakoze. Gusa urebye ntago bintu bijya bigenda neza 100%. Buri kose iyo byabaye byiza bari 50% cyangwa kuri 70%, iyo byageze kuri 70% byaba byiza cyane. Ariko ubu ngubu urebye bitandukanye na mbere. Ariko mbere byari byiza. Mbere twagiraga abantu nyine ugasanga bafite discipline nkeya, gusinda bakarwana. Tukiga nko muri 5e secondaire, 4e secondaire kigazanya Gahanga. Ariko icyo gihe uko nubwo abantu babikoraga gutyo bakundaga kwiga, babaga ari abantu batari seriye cyane, usanga bakunda gukubitana, bakunda kurwana, bera nuko amateka bagatari yakazwa. Nk'ubu ngubu urakubita no gukomeretsa amateka bihana hagati y'imyaka 3 n'5 gutyo n'izahabu y'amafaranga. Ariko ubu ngubu babaye ahubwo bitonze kurwana barabitinya, ariko ntago ari kubitinya kundi batinye cases n'itegeko. Nicyo kintu gituma batabikora, ariko ugasanga ishuri bararyanze. Usanga ubu ngubu generation nyinshi yanze kwiga. Nk'ubu ngubu nanga kuri Steam Power urabizi kugira umwana uze kwiga coding, university irahenda, na kwiga gukora ibintu
software ariko ugasanga barabyanze kandi ni ibintu necessary cyane ugasanga kujya ku ishuri barabyanze usanga birirwa hano mu nkambi bitamo gusa biduraga ntabwo ari byiza bityo nk'inama natanga nuko bagerageza bakunde kwiga ni byiza kwiga birafasha birajijura gaining skills ni byiza skills iyo ufite skills ni ukuri kw'Imana n'Imana hari ikigufasha kandi kwibyaza umusaruro yego tukiri aho waravuze ngo urubyiruko rw'iminsi rwanze kwiga abenshi barasa nkaho bamaze kuva muri mode y'ishuri urabona kera tukikiga reka nanjye nihereho twagendaga ku ishuri saa 12 ukaba uri muri classe waza saa 12 n'igice ukaba wakereye rero abantu ntibagiye kubitwa dusohoje kari ku mutima yaradukubise nyabiheke kari ku mutima yaratumaze kabisa ariko twagize byinshi twunguka dukomeza twiga level nabo twiga saa 12 ariko ubu ngubu bazana system yo kwiga saa 2 gutangira amasomo saa 2 ese wowe ubu bibona gute ubona ko bitaba ari imwe mu mpamvu zatumye abantu bagenda bacikiriza urebye mu by'ukuri na government hari amategeko agenda ishiraho ugasanga nawe yencourage abantu kuba bakunda ishuri ko kera gukubita ni byiza pe simbikunda nyine ntabwo bisebura nanjye ariko gukubita twarakubiswe bizi ko cyane wakiregaho iminota nk'inga cyangwa batasanga utari muri eti dutabumbuye agakaye gusa urabizi ko umuntu yari gukubitwa ariko ubu ngubu umwana nimba bavuze ngo kwinjira class ni saa 2 ni minota 30 ya etide umwarimu akatangira nka saa 3 zuzuye wenda umwana hano urabizi abana bose ubu ngubu umukubise nawe ubwaye akazi wakabura ntabwo gukubita ntabwo bikibaho umwana ava mu rugo nka saa 2 zuzuye ahubwo kugira ngo agire saa 2 zuzuye igihe mbese kugira ngo twereze igihe biratugora pe timing yacu yo iragoye cyane ahubwo ugasanga niba barashizeho saa 2 kandi ugasanga hari n'abandi bakerewe kurenza kuri izo saa 2 kandi barashprolongeje amasaha 2 bagendaga saa 12 babishize saa 2 ariko tujuru ugasanga baracyakera nibwo bakererwa kandi kiragiye baranakubitaga niba umwana uroreba pira umwana yaje nako twatinyaga n'inkoni saa 10 nuko wabyutse n'udukongera ko watumize kabyukira mu masafuriya wiri ukabyukiramo rimwe na rimwe nuko bagaregeye wogeraga mu nzira ukayoga ikime ugira n'icyabiruka gusa ukihanagura kabisa ewana ukagerayo ntukererwe kandi twanagiraga amanota meza kurusha ubu ngubu yego n'abantu bize kiye usanga nyine nibyo yize bagabyumva usanga umwana wiga 3e secondaire arigisha 2e secondaire kumanura aho yize hose ariko umwana wiga 6e secondaire ndakubwiza ukuri ntashobora kuya mu wa gatanu ngo ajye imbere y'abantu yigisha ntibishoboka no mu wa kabiri wa secondaire ndatekereza ko nta n'ikintu na kimwe abayibuka ndakurahiye pe kandi ugasanga ni ba bantu bari kugenda birukanka mu mashuri ari kwimukira ku manota 40 urebye education y'ubu ngubu singiye kwipfobya ibyo bafite barabiduha ariko urebye twiga tumeze twe ntabwo tugiye kwiga ahubwo tugiye kuza umuhango tugiye nimba ari ukwiga iki ahubwo wenda ngo abura abana wenda abanyamahanga no wenda banatuhanye ubumenyi ariko natwe abana bo bimaze kugera twe tumaze kujijuka sibyo twagiye gushaka na government zigazitekereza abantu bavuga ati mwihangire kurusha uko mwajya kwiga cyane cyane nka twe turiga usanga tugiye kwiga tumeze nk'amarobo muri maki sibyo nimba ugiye kwiga nka urugero wenda ntanga urugero kuri accounting uziga ibyo bintu gusa uve secondaire urumva ugiye university wiga ibyo bintu urumva uzava muri ibyo bintu ari cyo kintu uzakora gusa kuko nibyo bintu byonyine ushoboye kandi wize umeze nk'irobo warabibrotse nuko nta change izabamo kumva wava ku ishuri byakwanga ugasanga n'abandi abantu barangiza university ugasanga barangije ari nka 500 hakabona akazi abantu bangahe babiri urumva ni ikibazo ariko nimba wenda nko mu Burusiya niho natanga urugero na Germany abana baho kwiga university ni cyane aho gusanga abantu biga za university zaho nabava hano muri Afrika bakajya kwiga mwana arangiza kwiga secondaire directeur amaze gutegura imishinga akora iki byose akajya mu byo akora cyangwa se akasoza kwiga secondaire nimba ari mu engineer ariko yikorera utuntu twe
usanga muri za Youth Connect aribo baza kugaragaza ibintu bakora bizima. Naho twebwe ya muri Youth Connect tuvuga ngo ngiye ngo nahimbye umushinga uyu n'uyu ubonye ufasha nyine ugasanga nyine twiga nk'amarobo ntabwo tuvuga ngo twihangire, no kwiga gusa bakabigutereramo ariko kurundamo, ariko ntabwo baduha strategy yo kurutwa. None se ugasanga ikibazo n'abatwigisha cyangwa ikibazo ni twebwe tutapurika ibyo twiga. Ikibazo n'abatwigisha, twebwe ibyo twiga. Buriya rero umwana ugiye kumubwira ngo kantange urugero kuvuga ati umuntu wese ujye umusubiza ngo gace nyoko, sibyo? Bamubwira ngo niyo nsuzanyo nziza, uwo mwana akora yumva ko niyo nsuzanyo y'icyubahiro agomba gusuzumwa abantu. Aribaza ahuye n'umuntu abwira ngo gace nyoko urumva atari ikibazo gikomeye. Rero ibyo abarezi ku ishuri ubumenyi baduha ahubwo ntabwo baba babuzi, sibyo? Ibyo yize ukumva umwarimu arakubwiye ngo utu tuntu ni gutya bahinga umushinga, ati nubikora gutya uzava ku ishuri ukabikora uzakira ubu umukire ugera mu modoka, kandi barabikubwira we ko atari ujya kuwukora ngo nawe agende muri iyo modoka. Nuko ubwo ati genda ukora ibi ngibi we atabikora. Aho usanga mugani wawe usanga batwigisha ibyo badakora. Nk'urugero nakubwira nk'abapasiteri mu nsengero, usanga kenshi batubwiriza ngo ntimugasinde, ntimukanywe inzoga, ntimugasambane, ntimukibe, ntimukagire gute, wakata ku ruhande ugasanga we n'ibyo arimo. Urumva ntawe ngiye kumentioninga hano, ariko namwe murabizi ko abenshi bahari. Nyine urumva ikibazo kikiri hano muri Afurika muri rusange niko nabivuga, nuko abenshi bigisha ibintu badakora cyane. Abapasiteri babihorere, muri abapasiteri bajya bavuga ngo muri biriya ngo haranditse ngo kuri ibyo nkubwiye nturebe ibyo nkora, ariko bivuga wumva ibyo mvuga nturebe ibyo nkora. Kandi buriya nabwo Bibiliya igenda yivuguruza, igenda yivuguruza, kandi iyo utayisomanye ubuhanga nyine ngo ubanze uce bugufi usenge umwuka ku ishuri, akenshi ntabwo ubasha kubihabwa. Bible yo ni ikindi kintu. Tukiri aho rero hari ikibazo nashaka kukubaza. Twagiriwe umugisha nyine turakwakira hano nk'umuyobozi w'urubyiruko. Urabona abakobwa mu nkambi cyane bari mu gutwara inda z'indaro, ugasanga umwana muto utaragize imyaka y'ubukure afite inda, bimeze gute na gute, noneho ugasanga nta imyaka ikwiriye ntayo yari afite. Ese ubona biterwa n'iki cyane muri iyi nkambi? Ikibazo cyiza, gusa urebye na solution yacyo iragoye. Ariko mu nkambi kituma abana benshi batwita abakiri abanda age, ari abana b'abatini, usanga umwana aratwita afite imyaka 15 14. Nubwo ababyeyi bacu bagiye bashaka afite iyo myaka, ariko ngubu ntabwo byemewe kuba wishe abana amahirwe. Ikibitera ukuntu dutuyenda keka murabibona mwese. Inzu hari aho ujya kugera ku nzu ukaba utacamo gutya ugiye neza gutya, ukuntu afatanye gutya. Abantu batuye gutyo, abana bageze mu gihe cy'ubutini, uwo mwana nyine abashyushye cyane, sibyo? Nimerwe n'agahungu birirwa bakina buri kanya, urabizi ya mico yacu mukirana aho ngaho bikarangira birangiye bigenze bite bikomeye. Urumva ukuntu ntabwo sinzi kugira ngo kikimuke rwose biragoye pe. Kiretse government ibafasha abantu nyine bakamutoza mu nzu, bagatanga umwanya, buriya bagatanga n'inzu nini. Inzu ifite salo n'icyumba kimwe, ntabwo umubyeyi azayiraramo umugabo n'umugore ngo n'abana 3 4 5 barare kuri iki cyumba, sibyo? Ariko baramutse abatanga inzu nini, kandi ubwo urumva niba barayemo papa mama karara mu cyumba kimwe, ntabwo mwara muri salo n'abandi bana gutyo mu cyumba muzagikwiremo. Ahubwo usanga b'abana 3 4 5 abakobwa bafite geto yabo, kandi n'abana b'abatinege baracyari kwiga kumushuka. N'ubuzima tubaye hano mu nkambi ari ibintu byoroshye. Urumva ugasanga umwana aratwite mwiciye ubuzima kiri kare. Sanga inzozi kenshi abakobwa n'abantu yacitse intege, bacitse intege, ariko ni n'abantu bakomeye.
sibyo kuko nibo bagira umutima ukomeye. Ababyeyi bacu bakora byinshi bikomeye. Babyaye Yesu umuntu ubyara Yesu abakomeye. None urabona muri iyi minsi tugezemo, urabona insengero zarafunzwe nyinshi, nubwo tugerageza bamwe na bamwe tukishira tugasenga mu buryo butemewe, ariko leta yadufungiye insengero. Ese ni gute ubona nyuma yo gufunga insengero urubyiruko, urabona impinduka zabayeho ari izi mu gihe babayeho badafite aho basengera, mu gihe babayeho badafite aho nyine bongera kandi guhurira cyane, twavuga nko mu materaniro, kuko mu yindi mikino barabonana ariko mu materaniro ntabwo bagiterana. Ibintu byo biragoye kabisa. Nabwo urebye hano mu nkambi kuba bafunga insengero, abantu bamaze ntabwo mfite imibare yizewe neza, ariko mperutse kujya mu nama na Light na Save bavuga ukuntu inda zimaze kuzamuka cyane. Ariko cyangwa ngo bashobora kuba muri ano mezi abiri hatwita abana b'abatinege bagera mu bana 8 mu mezi abiri, kandi bari hasi y'imyaka 18. Urumva byabaye ikibazo gikomeye ko bajyaga gusenga bakaraba amasengesho bari kumwe n'ababyeyi n'iki, ntibajye kurara mu tugeto, ntibajye kurara mu dukwetundi, ugasanga bituma abantu nyine abana baba bari occupé. Urumva ibyo byabaye ibibazo byinshi. Cyakoze wenda ku bantu bagishobora kujya gusenga, akagenda akajya kureba bagenzi be bagaterana hano bagasenga, Imana ikomeze begere badusengere natwe, bajye bibuka intama zisigaye mu bihuru bajye batwibuka badusengere. Ubundi hari ijambo nshaka kubaho kiriya, akenshi nakunze kurigaruka mu biganiro byasoje. Hari abantu batazi gutandukanya ijambo gusenga no guterana. Hari abumva ngo bafunze insengero ntabwo najya gusenga, ntabwo basengera mu rusengero, ahubwo gusenga biba ubuzima bwa buri munsi, ahubwo hariya naho guhurira gusa kugira ngo abantu bahugurane. Icyo kintu kabisa abantu bacyumva. Gusenga no guterana, buriya gusenga ahantu hose uri wasenga. Yego, ahantu hose uri wasenga, kuko niyo umuntu agenda especially nko ku binyabiziga, moto se cyangwa n'imodoka, n'abageze mu ndege, buriya urasenga, ugenda usenga bati Imana ngire amahoro n'abasigaye kandi ukomeze ubarinde. Urumva ahantu hose wasengera. Ariko guterana ni gutya duhurira mu nsengero ku cyumweru, kujya muri misa tugasenga, nicyo bita guterana. Cyangwa se n'ahantu muhuriye muri nk'abantu 8 5 cyangwa se na 30 haba n'ijana se, abantu babateranye burya no guterana. Rero bitana kandi no guterana no gusenga byose ni ibintu bijyana, biranimagirirane, ariko ahantu hose wasenga. Yego, wasenga. None ubona ari ikihe kintu cyakorwa kugira ngo urubyiruko byibuze rwongere rusubire ku murongo? Urabona ko wavuze ko abenshi muri iyi minsi batagikunze ishuri nk'uko mbere babikoraga. Urabona ni nk'ikihe kintu gishobora gukorwa kugira ngo abantu bongere bakangurire ishuri? Ese ni iyihe mpamvu ubundi mbere na mbere urubyiruko rwinshi hano mu nkambi rusigaye rwanga ishuri, ugasanga kujya ku ishuri byabaye intambara? Urakoze, mbaje ikibazo cyiza. Naboneraho ngira n'akantu nisabira abavandimwe bacu bari hakurya, abagiriwe mu buntu bakajya guhaha, wenda igihe n'ikigali tukazataha barahashye, bazagira icyo bafasha barasigaye, babazamura bakazi. Ariko kugira baramuke bakunda ishuri, basubire ku ishuri, bumve ko rizagira icyo bibamarira, nuko babanza kureka ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge bimaze kuba byinshi, usanga za kasese zaki abantu birirwa mu nzoga, urumva none insengero aho zafungiye byabaye bididane cyane, birakomera pe. Abavandimwe bakurya mu minsi ishize muri vacances ishize, hari abitwa ba Joel badukora igikorwa cyiza, badukorera agashampiyona n'abakazora, abana baba occupé. Urabona ko hari bamwe na bamwe, hari ibiraro bimwe na bimwe iri gukina n'inzoga unywa gakeya, urumva. Rero habonetse nk'ubushampiyona duhoraho, byajya bituma avuga ati sindi bunywa inzoga, ejo mfite iki, mfite match. Urumva nimba ategura match ajya akora entraînement, agataka agakoma iyo mata cyangwa se rutabihira yacu y'amazi
sibyo akaryama akaruhuka kuko akoze neza ko afite match akarikipera imbaraga iyo bimaze kuva ibyo biyobyabwenge yani handi utangira kwitekerezaho ariko utabona utajya gukora ako siporo utakiriki ntago nzi neza ko ushobora kugenda ngo ujye ku ishuri uraryama utuvuga ati wajya washaka umuntu ugura agacupa wagerayo ukabura akanyeye undi akazagashiraho kandi nejo inzoga yinyowe igusaba kunywa indi uko ukomeza kuyinywa igusaba kunywa indi urumva ariko iri gukora siporo ntago uryikenera uyinywa kubera gaharara bisanzwe yinywa rero ikiza baravana bari hakurya bagerageze bajye badukora dushampiyona bategereze kuri barumuna babo n'abakuru babo basiganga kugira ngo baduhurize hamwe kabe cafe de motivation gusa nta kindi cyangwa se n'agasabuni nava gukina abone isabuna karaba byadufasha nabyo wowe nkawe nyine ukuri urubyiruko hano mu nkambi ndatekereza ko abo bantu barukomojeho bo hanze abenshi bakunyuraho uratubwira mbo si byiza wenda ko iyo umuntu hari igihe umuntu adakunda kuvugirwa ku karubanda ngo wenda ngo yakoze iki n'iki ariko nsibanga kuko n'ubundi byarakozwe kandi byaravuzwe uratubwira ese ubona urubyiruko rwinshi ruvana rukajya hakurya hariya mu bihugu byo hanze biri ku rugero rungana gute ku buryo uvuga ngo abava hano urubyiruko rwacu tugirira umumaro kuri iyi pasenti nyine nk'urugero ukavuga ati hano mu nkambi havuye urubyiruko 1000 ese niba angahe muri abo 1000 bazongera kwibuka kugaruka gufasha inkambi aho baturutse urakoze buriya sinzi yenda nimba uko mbibona ku bwanjye ariko n'abandi babibona ariko ndakekanira realite niko kuri iyo tuvuye ahangaha bagirirwa umugisha kagenda ntago bagenda bazi ko bagiyeyo ari iwabo ariko si iwabo uriya ubugiye guhaha iwanyu naho uvuka uko nubwo bagerayo sinzi neza nimba hari wari wajya mu nteko yaravuye muri iyi nkambi ntibishoboka ubwo muri refugee uko ntago uri kavukire kandi n'umwana uvuki bose abana bavukira no mu nkambi hitwa ko ari umukongomani ndetse n'abavukiye Gatsibo Nyabiheke rero bajya babanza nasobanukirwa ko avuye hano agiye guhaha Imana nibikunda Israel yabo akayibona tuzataha iwacu muri Kongo hari icyo afite ariko bava hano avuga ngo hano nge bye Afrika bye sibyo habazi neza ngo bizagenda bite yagera agiye guhaha ntibuke ko agiye guhaha ngo akure afashe n'abasigaye ahangaha ni gake aba urubyiruko rubikora ni gakeya ko n'ubundi batasobanukirwa neza icyo bagiye gukora sibyo abakora ni gake cyane ni nka 2% usanga ari amazina yisubiramo cyane cyane nka Mark urumva niyo usanga afasha abantu bagahaha baburaye akabafasha ese n'abagize ibibazo hari n'abana yigisha n'umwana mwiza Mark kandi n'umusore muto tungana sibyo awaranagaruka akaza gusura akareba uko bimeze impamvu agaruka nuko azi neza icyamujyanye tugize n'umugisha y'umuvuye turikafata twirwana bagahuza n'ubundi bazahuza n'ubundi barakorana ejo bundi hari yakumva side na nozo yafashwe harani iwacu bari muri Amerika bose bataha nzi neza ko ntazasigara nzi neza kuri hariya atazarusha umuntu uvuye hano ugiye hariya azubuhunzi buri ahangaha ngo agere hari akene tuzakira cyane kandi abizi ko tazapfira hano tuzatandukire cyane urumva nzi neza ko umuntu wese wagiye iriya agiye guhaha niyo uzataha kandi azakira kandi uzasigara iriya azaguma n'undi muhamagara ati ko twaburaye mwadufashije akubwire ngo yewe ngo imodoka ngo yagonze ngo internet y'inzu yashize ngo kantu kabarakoze karishyura ariko uri iwanyu ufite ubutaka bwawe ufite inzu yawe uzakora saving abana bawe bazakura bazasanga hari icyo babiki kuzaba uri iwanyu humeka umwuka w'iwanyu urebe ubutaka bw'iwanyu nywa amata tagiye kunywa amata yo kuri ntuzariya bazita ngo ikizira no kuyatuma kuri za Amazon amaze turetse kuri Amazon udaheruka kubona inka ubundi ari akantu kansekeje nari ndi kumwe n'umukobwa aruvuye hanze mushiki wa Maka ariko muvuge yabonye inkoko araseka kubona inkoko ngo hari hashize imyaka 6 atabona inkoko igenda yayibonaga kusanya gusa man turabanye mugisha pe
kandi bikomeye turabanyamwigisha nubwo wenda turi impunzi ariko nta nubwo twatutse Imana kuko twe ba mbere duhunze n'iki gihugu twahungiyemo nabo barahunze sibyo kandi barahungutse igihugu cyabo kiratekanye tugihungiramo n'abandi rero kuva hano ukajya muri ra bihugu ahantu ubona amatara gusa butira ngo buke sinanagerayo ariko nyine bitewe n'ibyo tubona kuri za social media ahantu hahora haka urumva rero aho babororera usanga ari mu nzu nako sinzi niba ari no mu nzu numva ngo inkoko barazitubura kubita ngo bishinge ngo pa gahita ibyimba ahubwo se wari iminsi bigasanga umuntu yarwaye mu byibuho hari umuntu wigeze kumbwira ngo ujya ku ruganda ngo ufite igi ngo ugatahana isake ibyo bintu nibyo kweli mumva barengeye abantu bari hanze bajya dusobanura ngo twari iki ukagarukana isake yikoreye kurusha ibintu sinzi byanashoboka nasa bari abantu bakoze indege ikaguruka none abantu Elon Musk wakoze telefone ngo yafotorera Nyarukoni gufotora ubukwe buri kubera i Kigali ariko barabajya banakabya isi ariko byanashoboka byashoboka kabisa amarobo asigaye agira ibyumviro nk'iby'abantu utuka ikarira mperutse kureba kuri X ya ntuza ya Elon Musk yavuze ngo ijuru ngo uko biri kose ngo ibyogajuru byo biri kureba ahantu ijuru riri ijuru ngo rishobora kuba rima inside mu zuba ngo shaka kuzakora icyogajuru kizageramo nimba ari byo nyine bafite ibitekerezo byiza yego bituma n'abandi tumenya byinshi bafite n'ubushobozi bakabikoresha kandi bikagerwaho ariko twari gipfa n'ibitekerezo nyine gupfana ibitekerezo kubera ubushobozi ariko n'igihe ufite n'ubushobozi ariko ukavuga ati se nibikora bigaferinga urumva n'ubwoba utinya guferinga bikabisha ariko waravuga ati ngiye nka miliyoni 500 z'idolari ati ngiye kureba ahantu runaka barihambira bariya nabo tugana ku musozo rero hari bini ibibazo nka bitatu hanyuma tugira ubundi bisanzwe tubaza buri muntu wese urabona kuri wowe muri iki gihe ni ibibazo bisanzwe urabona Yesu yabyawe na Mariya kandi Mariya Bibiliya ivuga ko yari umukobwa utarigeze kwiyandurisha icyaha cyangwa se ahure n'umuhungu nyine urumva ngo baryamane yari umukobwa w'isugi ese ubona muri iyi minsi Yesu agarutse hari umukobwa wamubyara barahari amasugi ntabwo yabura n'amamanza arahari ubona neza ko 100% hari uwavamo akaba Mariya ni ukuri barahari rega ntabwo abantu bose baba bagendera ku sigenda sigenda twigisha ibintu byinshi nk'abari BTQ urumva batinganyije ntabwo twari tuzi ko byari muri Sodoma na Gomora ariko nabizi neza nta umuntu mu masogara arahari ntabwo habura amasugi nka 30 makobwa urumva muratubwira muri comment mwebwe uko mubyumva niba arahari kabisa Yesu ahubwo azagarukira amasugi menshi rwose ariko simbizi nyine kiretse nimba bose babaroga urumva hari akantu k'agaseroga bakoresha ngo kiretse babo nimba baroga urumva kandi ibintu by'uburozi biba byaracitse ntabwo bikinaho na leta ntibyemera niba leta itabyemera no kwa muganga iyo hageze barakubwira ati reka uburozi gute baroga bati kandi ibintu bataba bamixe ngo ni amakimikozi ngo bakunywesheje umuntu yavuze ngo urwara ngo urarwaye ni Yesu se reka ntabwo bibaho ariko amasugi arahari no kuri hari n'abitwa n'amasugi n'abitwa basugi hano muri kabiri ntimubazi uri zina bari ryo muntu buriya zina bari ryo muntu hari sugi wo muri kabiri baho arahari sugi turagusuje cyane rwose sinarimo byo mu kibuga hariya hirya ariko n'umubyeyi none se ni wamwe oya none se warongeye ngo izina ni ryo muntu izina ni ryo muntu buriya nyine aba yarashatse ari isuku byakoze cyakoze buriya ntago buriya mubyeyi akwisi iryo zina
hari igihe nyine ku mutima kandi ugasanga hari n'uburere bwiza ku akora buryo ikintu ki ugomba gusigasira izina ryawe ukaresha agaciro muri izina hari igihe riba rifite meaning ikomeye ku muntu cyane. Nanjye hari akazina bakomeza kunyita kuva nkiri umwana muto bajya banyita ngo dadi. Ubu ngubu bakwise dadi ubu ngubu siko hari igihe cyo guhamagara akavuga ngo dadi wawe se aracyabaho ubu ngubu si ukubesha reka mbivuge ndabizi mama arankurikirana cyane na sister mu rugo ikintu cyose iyo cyabayeyo niyo baba bafite uburyo bari bubikore mu buryo bwabo babanza kumpamagara ngo se tubigenze gute icyo bita kuko nanjye byararangiye ubu nanjye mba numva ko ndi in charge yo mu rugo yuko ngomba kuba nyine dadi nka dadi nyine mu rugo. Ubu ngubu nafashe gahunda yose yo mu rugo niyo n'ifu yashira mu rugo before keretse nta mafaranga mfite byakomeye ariko mbere yo kuvuga ngo ifu yashize ntangire mbwire mukecuru se nta mafaranga banza kwishaka iyo nayibuze nabwo biva gake nibwo mbona kuvuga ati noneho nta kintu mfite murebe ko namwe niyaranje ariko rwose kandi ndabyishimira mbere narabyangaga umuntu wanyitaga dadi nkumva haya akavuga ati ariko so nyita gute dadi wawe kumva yewe hari igihe biguteye kuba complain ariko ubu ngubu kabisa nsigaye mbikunda kuko izina ni ikintu gikomeye izina ni ikintu gikomeye kandi nyine kinini cyane. Tukiri aho rero hari amatsiko nagize buriya kuri nimero yawe muri telefone yanjye ukuntu nanditseho birasekeje ariko hari izina basanzwe bakwita hano sinzi niba ari iryawe kwita ngo umucucuri mu gifaransa barabaza ngo ça veut dire quoi bisobanuye iki umucucuri ryaje gute umucucuri rero umuhungu wa data ni izina ry'umuryango data yitwaga umucucuri sogokuru ariko umucucuri ni izina riri wide cyane kuko hafi ubwoko bw'abagabo hafi ya bose usanga bakoma kuri mucucuri urumva mucucuri ni igisekuru ariko kikaba ari n'izina ry'abahumuro muri rusange ubwoko bw'abahumuro bitwa abahumuro ndabasuje wenda umuhumuro turakundana cyane abacu sibyo nawe izina mucucuri ni iryanjye yitwa mpumuro mucucuri Eric mpumuro mucucuri Eric yes amazina yanjye abiri n'aya famiye imwe ni irya papa irindi ni iry'ubwoko ni iryanjye ryanjye ariko ubundi muri langage yawe numva ugenda ugaruka kuri Congo wavuye yungana gute? nahunze 2012 baje bwa mbere 2005 urumva baraza basubirayo baratangiye ku umutekano cyo gihe nkunda nibwo yaramaze kuzana umutekano nyine saza bacu tukunda cyane kabisa Imana igikomeza muturindira hari n'umuryango we wose abana nahunze buri mwana hano mu nkambi umwana wo mu nkambi ufite imyaka 5 abazi ubwenge abazi n'ikibi n'ikiza ko abahasorenga z'ubuzima kumera n'umwana wavukiye mu ntambara hari ahantu aba nawe rwose ndakubwiza ukuri kw'Imana abazi ubwenge umwana uri mu masasu ko amenye ko barasase akaryama akamenya ko agomba kuryama aba ari umusirikare rero icyinshi mbikunda kubivugaho cyane ko muri iyi nkambi nyine nibyo navuzeho ndababara njyewe ndababara ibonye papa wawe arapfuye ntumushyinguye bakuru bawe n'abashiki banyu benshi ubu bari gupfa kumva mu by'ukuri birababaza kumva umuntu amubwiye ati biti ahubwo ati toka iwacu ni muri Amerika iwanyu ni muri Amerika urahazi urahangaha kubera bari kurwana bari hariya no muri Amerika uzajya kubera bari kurwana hari bari gupfa numva ugasanga abantu babigize intambara byonyine nimba uri umukongomani ntabwo tuvuze ngo muri Amerika hange numugisha n'abandi bose barahifuza bagiye no guhaha sibyo nawe ndanahifuza ariko ntago haruti wacu ntusenge abakuru bawe cyabashikana bari umuntu bari kurwana harahakuru umuguri isogisi ewe ntunatanze imbaraga ngo ugiye nkuko nabaso bagiye
kumva na kino gihugu gifatwa ba data baraje batanga umusanzu wa Rwanda ntibari bafite amafaranga niba udafite amafaranga ukaba udafite no wasenga ngo basengere nabo utanga umusanzu ukuntu kwinshi kurwana igihugu ntabwo ari ngo ujye gufata sira mu gikarachinikofe ngo ujye kurasa wishire kuri nyama ya bore hano gende urasana na katanyama n'abaza rero n'abarapfose niki batumara bakatuzengereza kubera ko twavutse ntago simba mbyumva ngiyeho umuntu kamubaza nkuko umuhaye cyaro kuvuga ati cyangwa dadi biti tinisaba ati se iwacu ihumva ute ujye ubona bimeze biti urumva gahita akabwira ati mfite yanjye tudapfa ubusa njye sindi ngi iwacu ni he ni muri Amerika ibyo bintu n'ukuri ko Imana bijya bimbabaza urumva birambabaza njyewe iyo ndebye akenshi usanga urubyiruko rwinshi bavukiye bavukiye ino nta mateka yo muri Kongo bazi buriya ababyeyi bacu turabashima byonyine baradukijije tukaba twe tukiri bazima nuko hari umugambi Imana yari ifite kugira ngo tuzajye kubohora ubutaka bwacu sibyo urako wenda bari bananiwe bavuga ati ndananiwe sinshobora guhanika ninguma aha ngaha bano bana barashira twese umuryango wose uzashira tubanje gushimira ababyeyi bacu ariko nabo ndabagaye usanga ari ukubwira ngo mwana wanjye hari ahantu ni ikuzimu kuko abona ibintu biriye buri munsi social media ziduha reality kenshi nubwo zibeshya ariko ababyeyi bacu gasanga niyo kwangishije iwanyu ugukundisha hehe muri Amerika atazi numva cyane kera ababyeyi bacu bakigira abantu bose barahangaga muri Amerika sibaye bagusoroka ukanga kabakanga neza ngo abenshi ntabwo ngiye kuzaba ibiryo by'inkoko ngo nzasubira iwacu bamwe baranatahaga bagasubirayo nabo ngo bari kurwana bafite imbaraga n'abana bari kurwana sibyo bari kurwana uburenganzira bwacu ariko ubu ngubu umubyeyi niyo wamera kubwira ngo hari ahantu simakeneye sinkumva nahavuga rero umubyeyi akubwiye icyo kintu icyo cyica urubyiruko rwacu ugasanga niyo wamubaza ati wacu ni muri Amerika uwo musanzu wo kuba yasengera avana we bati Imana ubagenda imbere aho bahurira n'umwanzi ariko abasenga aho bahurira n'umwanzi batsinde uwo ni umusanzu wa mbere basi basengera nawe utisize wisengera uwa kabiri mu by'ukuri hano abana banywa amayoga ni abasinzi sibyo ariko ntiyafata na senkisa ngo azigure isogisi wari wambaraho bote njye nararagiye sibyo bote uyambaye ukayirirwamo iminsi umwe ibiri nta sogisi ibirenge birashyuka rwara ibyo biti bimenya kumva n'ikirenga cyo nta nubwo wakigenderamo ukabibaza umwana waburaye sibyo yambaye bote ahetse iyo mashinigani cyangwa se ahetse SMG kumva imvura iri kumunyagira amazi ari gushomoka muri ya bote anashonje uwo mwana ntumugure n'isogisi rya 500 uvuga ati basi nge ntanze umusanzu n'uwo nguru kugenda urimo ugenda uri gusonga mbere basi yambara isogisi uwo munsi birenge bihumeke ntabyo ukoze nta nubwo uvuye hano ngo ugiye no gutanga uwo musanzu wasi w'imbaraga zawe mu bintu bitatu umuntu akabona ikintu na kimwe akora birababaje ese hari uburyo buriho hano mu nkambi dushobora kuvuga ngo dutanga umusanzu muri ubu buryo mu buryo bw'amafaranga kuko akenshi nibwo bufatika hari uburyo agerayo byoroshye akaba yashikirizwa nyine ababikwiriye abari kurwana cyangwa se abasigaye ku musozi nyine barwana urakoze umusanzu iyo ubonetse uragenda akagera y'amahoro umva ko nta n'umuntu w'umujaraga wakwiba amafaranga hariya nk'uko kuri kiriyo y'umuntu sekanze nkubaze akantu gatona nasobanuriye yavuze ngo umuntu arapfuye abantu bihutira gufasha gukora iki ngo kukiri ari amafaranga hari umuntu wayarya ari amafaranga yo kujya hariya nayo afite agaciro gakomeye nta muntu ushobora arakusanywa haba ababigeneye nk'uko n'inkotanyi ndetse inkotanyi uzi ngo bose bararwanya bajya ku rugamba ese ntiyari intwari n'intwarane hari n'abarwaniye igihugu batagiye ku rugamba batangaga umusanzu udafite amafaranga akagusenga avuga ati Imana ibagende imbere Imana ibagende imbere ababyeyi bacu barabikoraga ariko ubu ngubu ahubwo tujya gufata twe turabafana
uko tuya kureba match ya Arsenal Man U se cyangwa n'ikizo zo hanze muri Europe usanga turi kuri za YouTube nk'uko turi gufana ngo bakubise ahubwo ati watanga umusanzu cyangwa se wabasengeye nawe uzabanza wisengeye urumva ariko birababaje kubona urubyiruko rwacu ari rwo rwakwiye gufata iya mbere ndakeka nta ntambara tuzongera kubona iyi niyo ntambara Imana dufashije yabe ya mbere n'iya nyuma tugataha iwacu tukabona ubutaka bwacu nabo bagiye hanze bagize umugisha bagiye guhaha bagataha bakaza bakaduha akazi oya nibyo kabisa ariko urubyiruko rwacu tugerageze duhinduke mukuru kw'Imana duhinduke tumenye iwacu tumenye abacu dukundane ariko se ubundi ni gute wakoreza amacupa kuvuga ngo nkugura inzoga ukajya mu kabari Imana imfashe mu namibone cyane ahubwo mu birebe nimba bifata uburezi 20 ukajya mu kabari ukaba utakoreza 10,000 byonyine ngo utanze umusanzu aho muri Amerika wagezeyo kubera iki batarwanya uzi ngo ntiwatawe ahubwo apfira hano muri inkambi ntago tuya tubitekereza hari akantu nshaka kugusaba buriya hari nk'umuntu uri kutureba ubu ngubu wifuza kugira icyo afasha hari umuntu uri kutureba wifuza kugira umusanzu atanga hari abantu bari kutureba bifuza kugira icyo bakora ku gihugu cyacu ese ni ubuhe buryo bacishamo amafaranga ni waduha nimero yawe kuko n'ubundi niwo dusanzwe tubicishaho ku buryo nyine byakoroha ko buri wese nyine agira umusanzu atanga koze rwose umuntu ushaka gutanga umusanzu akaba abyifuza ni ibintu simple kandi babyita ku musenga avuga ngo umutima ukunze yes rero nabyo ni umutima ukunze ariko biriya byo ntabwo twakwiye kuvuga ngo ni umutima ukunze ahubwo byakwiye kuba ari nk'itegeko sibyo byakwiye kuba ari nk'itegeko buri wese akamenya ko agomba gufasha uwabo agomba kurengera iwabo ni ukuri kw'Imana sibyo ntabwo ajya kugura akasese y'5 ubure sex utanga mu kwezi cyangwa se mu byumweru 2 wazibura ntabwo bishoboka nibyo ntabwo bishoboka ushaka gutanga umusanzu rwose ni ibintu byoroshye bazaguceho tuzavugana tubashireho bajye banabona ko ibyo batanga bigira naho bigira kandi bigira icyo bifasha abantu nibyo reka nanjye mvuge kano kantu nimero ya president n'urubyiruko hano mu nkambi turaza kwishiraho umusanzu ugomba gutangwa kandi iyo habaye igikorwa hano muzajya mubibona no kuri YouTube ntabwo bizigera bibaho ntihafatwa amashusho ngo murebe ko ibyo mwakoze hari icyo byatanze ntabwo ayo mafaranga yawe ari amafaranga twaje hano yo gusaba ngo dusabe ngo nayo tugiye gushira ku mufuka never nayo kugira ngo agire icyo atanga nayo kugira ngo tugire umusanzu natwe dutanga nubwo twongera imbaraga abantu niba waryamye hari umwana utaryamye niba wambaye inkweto ugahinduranya inkweto ya 50 umwana akambara bote yaciye ukabura n'isogisi vraiment yewe hari ikintu cyantangaje numva ndumiwe hari umutipe waravuye hanze twari kumwe noneho twari tugiye mu mujyi tugiye kugura force bisanzwe noneho twari tugiye kugura force enye $100 magana mu rugendo imwe ijana ndamwese amafaranga uri kumpa nayi mugende ndamubwiye ati hano ni 20,000 mu 20 anyereka kuri Amazon bayodaringa $103 sigura 20,000 downtown kandi ugasanga iriya bahora bazihinduranya umuntu aguze urukweto none ejo aguze urundi ugasanga bambara kabiri kandi ntabwo abari mu modoka ni mu modoka wagiye mwambara urukweto rumwe rwa niyo yaba silipa kwibihagije ariko ukumva njyewe no kuri Imana icyo kintu cyarantangaje anyway ndanamushimira cyane ni umuntu utarurishishe cyane amafaranga we sinzi ukuntu yari ari kumva ko ibintu uko yabisiziriye ariko nako bimeze hano rero avuga ati agiye kugura inkweto enye za force yego none ampereza $100 magana uzi inkweto nabangiye kugura uko zingana kurangura no gushinga ni shop n'umufuka rero ufashe niyo yaba $50 nayo ni menshi rega turi benshi niba washira 500 gutungana twatuvuga ngo tuguze n'ikamyo y'amasogisi
niko cyangwa se tuguze ikamyo ya bote urumva cyangwa se tukagura n'impungure cyangwa tukagura n'agacoma nimba bamurashe bakamuvura sibyo. Iyo tugeze aho ngaho rwose njyewe sinzi uburyo byumva gusa ikintu kimwe nakubwira cyo ndagushimiye cyane kuko ni ubwa mbere hostinze umuntu nkawe nyine uri interese cyane no ku gihugu kuko abenshi tugenda tuganira ibisanzwe ntabwo tugenda tubiganira ngo tubyinjiremo indani ariko rwose ndagushimiye ku mwanya wampaye nubwo nyine bitaba byoroshye uba ufite akazi kenshi kuboneka kwawe reka mbisubiremo kuboneka kwawe abantu mubimenye kugira ngo nkubone byangora ariko uri umuntu w'umugabo cyane uri umuntu w'umugabo cyane nawe turakwakiriye mu bagabo b'ijambo turakwakiriye kabisa kandi uri umugabo w'ijambo rwose gira nk'ikintu ubwira abantu nyine cyane cyane bantu mu nkambi kuko n'ubundi niho dukorera n'icyicaro cyacu kiva. Ngenda ndabanza nshimira ababyeyi bakenzi baki mu bushobozi ko twese hano turi abakene mu bushobozi bwabo bukeya ajya yifata yemva izigeze bagatanga 2,000 bagatanga umusanzu. Ababyeyi n'ukuri ko Imana iri ibakubire karindwi sibyo ibakubire kandi ntibakabura ibyo barya kandi ibyo abana babo bari guharanira hariya bizagerweho kuko bashaka umuntu bacu n'abashiki bacu n'ababyeyi bacu dufite ababyeyi bacu dufite ba data bacu dufite bande benshi sibyo. Ariko ikintu ngiye kubwira urubyiruko na key point ndabasaba jewe basaba no kuri kw'Imana babwiza ukuri dukundi wacu dukundane nidukundana niwacu tuzakunda kandi turageza duhure tunaganire abenshi mwavukiye afite imyaka 30 40 baravukiye ubuhuzi abahazi dusharingane skills dushangane ibitekerezo tubwirane iwacu kubona ari heza sibyo. Mubwire ngo Minembwe hasate mubwire ngo Masisi Mushaki n'amata n'ubuki za Minembwe nuko hapana kugura amata yo kugara hapana kujya gutonda ujyanye agasafuriya kubacunda bavuye mu mutarari sibyo. Dufite inka nziza dufite n'amata byose dufite ni wacu heza dukundi wacu tunakundana ubwacu turi hano mu nkambi dukundane niyo mpamvu geririya ukavuga ngo iwanyu ni muri Amerika kandi iwanyu ari muri Congo sibyo. Tujye twibuka ko muri Amerika niba ubonye resettlement cases ugiyeyo ugiye guhaha ariko umenye ko iwanyu ari muri Congo uzagaruka nuva hano kunze mugenzi wawe dukundanye pira sibyo. Ni ukuri kw'Imana uzagera umenye iwanyu ugera umenye uvandimwe ni nabwo uzafasha uri hariya unamusengera uzi ko ari uwanyu ariko se udakundana mugenzi wawe muri hano mu nkambi muri ubu buzima bumeze gutya kuri iribuye uzibuka gusenga uri hariya hakurya nugera muri Amerika uzareba ibyawe ntuzareba ku muryango. Dukundane tumenyane nibwo tuzakundana iwacu natwe ubwacu twikunze. Murakoze cyane nuko Imana ibamugisha ntabwo twasoza tutagushimiye nawe wagize neza cyane. Asante sana Imana ibamugisha cyane.